ndagusuhuje mu izina rya Yesu kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Nguhaye ikaze wo ukurikiye channel yacu ya Ubugingo Online TV. Amazina yanjye nitwa Moise Niyo Bugingo kubatanze. Ndabakiriye rero muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu inzira n'ukuri n'ubugingo. Dusenga Imana. Mwami umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, tuguhaye ikaze mu mitima yacu kugira ngo ugire icyo tubwira mu izina rya Yesu. Amen. Yesu yaganiriye n'abigishwa muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa mbere. Yari arimo abasezeraho arababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Arakomeza abaha amasezerano menshi ko mu ijuru bazabona ibyiza byinshi. Umwe mu ntumwa ze witwaga Toma aramubwira ati aho ujya ntabwo tuhazi. Ariko Yesu aramusobanurira aramubwira ati Yohana 14 ku murongo wa 6. Yesu aramubwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Muri uyu mwanya ahari ushobora kuba wakwibaza uti ese ibya Yesu aho si amateka? Abandi baravuga bati ni gute tuvuga ibya Yesu turi abanyafrika kandi Yesu ari umwisirayeli? Ariko ahari waba ufite ikibazo nk'icya Toma, nyamara igisubizo ni iki: nuko Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo. Muri uyu mwanya wo ukurikiye Ubugingo Online TV, ijambo ry'Imana yatubwira mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 12. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ahari waba ufite ibindi wizeye, twakuriye ahantu hatandukanye, ahari se basokuru bacu batubwiye ibitandukanye, ariko uyu munsi ugize amahirwe yo kumenya ko Yesu Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Waba se ufite ikibazo kimwe n'ikintumwa ze harimo Toma? Igisubizo yahawe ni iki ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyana. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo aravuga ngo ujye umwizera kandi ujye umwumvira, kandi mu mibereho yawe ujye unyurwa na Yesu. Muri uyu mwanya wo ukurikiye Ubugingo Online TV, ndagusabira kugira ngo urebe mu mibereho yawe niba waramaze kumwakira mu mibereho yawe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ku gice cya 5 ku murongo wa 11 ndetse n'umurongo wa 12. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo ari we Yesu Kristo. Ahari waba ufite byose, waba sumerewe neza muri iki gihe cya none, cyakora ubasha no kuba nkurikiye ubuzima butameze neza, uri mu burwayi cyangwa se uri mu bukene cyangwa se uri no mu bisubizo, ariko ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe ko ubugingo buhoraho bubonerwa mu mwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Murongo wa 12 haravuga ngo ufite uwo mwana, ufite Yesu Kristo, ni ufite ubwo bugingo buhoraho. Ariko ikibazo ni iki? Mbese utamufite bimeze gute? Udafite uwo mwana w'Imana, Bibiliya iraduhamiriza ngo nta bugingo afite. Iherezo rigiye kugera ubwo abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bazabona ubugingo buhoraho. Abataramwakiriye bizamera bite? Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 63. Umwuka niwe utanga ubugingo. Ayo ni amagambo Yesu yivugiye. Umubiri ntacyo umaze. Yesu arangije arababwira ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amagambo y'Imana, iri jambo ni rizima, rifite ubuzima. Aya magambo y'Imana niyo ari mu bugingo buhoraho, kandi aya magambo afite ubuzima.
mbese ukunda ijambo ry'Imana? Mbese urifitiye umwanya? Wowe ukurikiye Ubugingo Online TV, ndagusabira kugira ngo ugire umwanya w'ijambo ry'Imana. Yohana igice cya 3 ku murongo wa 36 hari amagambo akomeye nshaka gusorezaho. Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, Imana yacabwa icyubahiro. Mbese waramwizeye? Abantu benshi bavuga ibya Yesu, ndetse hari nubwo basitara bakirahira ngo Yesu we, hari nubwo ibintu bibabaho bakirahira ibya Yesu. Ariko se uwo Yesu uhamya, uwo Yesu uvuga, waramwizeye? Jambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo ariko utumvira uwo mwana, umuntu utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo buhoraho, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Hari inzira ebyiri gusa. Hariho ubugingo buhoraho tubonera muri Yesu Kristo, ariko abazaba bataramwakiriye rero umujinya w'Imana uzaguma kuri. Muri uyu mwanya wowe ukurikiye Ubugingo Online TV, ndagusabira kugira ngo wizere umwana w'Imana, kuko niho harimo ubugingo buhoraho. Niba ushaka kandi ko tugusengera, hasi aho ngaho hariho nimero yacu, hariho na email yacu, ushobora kutwoherereza message. Reka dufate umwanya dusenga Imana kugira ngo ahari Imana igira icyo igukorera. Mana Data wa twese, turambuye ikiganza dusabira umuntu wese wumvise ubu butumwa, tumusengera kugira ngo impano y'ubugingo buhoraho tubonera muri Yesu Kristo ayakire nawe muri uyu mwanya atwumva. Ahari se hari benshi badukurikiye bari mu bibazo by'uburwayi cyangwa se mu zindi ngorane zituruka ku ngaruka z'icyaha. Turinginze Mwami ngo bose ubakoze ikiganza cyawe gikiza abarwayi, kandi abo bose bahuye n'ibibazo, Mwami watanze amasezerano avuga ngo abarushye bose bagusangura baruhura. Ngaho bose abagusanze kandi abakwizeye baruhure mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndabasaba kugira ngo mukore subscribe, kandi message mushobora gutanga aho hasi kuri comment turazikeneye kugira ngo ibitekerezo byanyu byubaka turusheho kubikurikiza tubagezaho ibyo mwifuza ko twabagezaho. Amahoro y'Imana. Shalom.